reka nongere kuguha ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Ni umwana muto w'umukobwa dutangiranye nawe, ndetse uyu mwana yagendaga ari kwiruka inyuma ya mama we ati mama winsiga, ndetse uyu mubyeyi ati uri kunyirukaho hari ibyo najyanye, umva nkubwire wa cyana we ntabwo ngomba kukwikurikiza. Umwana ati no birashoboka se mama, ibyo uri kuvuga ni ukuri? Uyu mubyeyi ati ni ukuri nyine, ntunkurikire ndagiye usigara aho ngaho. Umwana ati mama ntabwo wabikora, mama ntabwo ugomba kunsiga. Umwana amwirukaho kugira ngo mama we ataza kumusiga. Mbega agahinda kumva uyu mudamu hari umugabo wari umutegereje agiye kumutwara kuri moto, yasize umwana we. Ndebere uyu mudamu akomeza kugenda yihuta, ndetse uyu mwana ati mama kubera iki wakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Ndetse uyu mwana ati mama ntabwo wabikora rwose. Mbega agahinda, mbega ibibazo. Ati ntunkurikire siko nakubwiye, ntunkurikire rwose. Umwana akomeza kurira ati mama wambabariye kuko mama. Umwana yakomeje kurira, byose ibi byusa ntacyo byari gutanga imbere y'uyu mudamu. Akana gakomeza kugenda kiruka, ariko byose byari ubusa. Bidatinze barakurika uyu mudamu, umugabo wari umujyanye yamwambukije umugezi, yaramujyanye ahantu hakure cyane hatari hafi ahangaha, niho yari agiye kwibera. Asize umwana we nta n'umuntu basi amusigiye ngo azamwiteho. Ariko kubera iki abantu b'iyi minsi bamwe na bamwe bakunze kuba bafite umutima nk'uyu mudamu, ugasanga umudamu yarabyaye cyangwa se umugabo afashe abana be arabasize ngo aragiye, ubwo se abagiye gushaka ubuhe buzima n'ubundi asize abandi bameze nabi. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari sawa rwose. Abantu babikora mugomba kwisubiraho. Umwana uyu mudamu barakurika rwose yaramusize arigendera, ajyana n'uyu mugabo ndetse batamenyeranye ngo bagiye gutangirana ubuzima, asize umwana we. Ese uyu mwana bizagenda gute? Umwana ageze ahangaha ari kwiruka kuri mama we, ariko asanga yagiye, asanga mama we yambutse umugezi. Mama akomeza guhamagara ati mama ndakwinginze, mama kubera iki? Akana gakomeje kurogeta, gakomeza rwose kubona ubuzima ari danje, gakomeza guhamagara mama wako, ariko byose ibi byusa. Umudamu arigendera, yisangiye umugabo utari uwe. Mbese n'umugabo bahuriye mu kabari bari gukeza, bari kubyina, bagiye kunywa, barapanga. Umudamu afata umwanzuro wo gusiga umwana we akajyana n'uyu mugabo. Mbese uyu mudamu yizeye uyu mugabo yuko azamukorera buri kimwe cyose, yizeye uyu mugabo ko nta kibazo cye, ariko ikibazo cyo kirahari. Umwana ati nukuri rwose ibi bintu ntabwo nabyihanganira. Kubera iki mama yakora ibintu nk'ibi ngibi? Kubera iki mama yambabaza? Nukuri mama arampemukiye, nukuri rwose mama ibintu akoze ntabwo nabyihanganira. Umudamu yari yagiye, akana karakomeza karahamagara, ariko byose biranga, ibi byusa. Umwana yiroshye mu mugezi kugira ngo akurikire mama we, akomeza kumuhamagara, ndetse uriya mudamu akomeza kwima uyu mwana we amatwi. Akana karagerageza, kari kugenda gahamagara kati mama kubera iki wakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Umubyeyi arigendera, asiga umwana hano. Mbega ibibazo, mbega agahinda. Bino bintu birababaza. Umwana akibona yuko mama we agiye yarababaye cyane, ati koko mama aragiye, mama aransize, ubundi se ndibuze kumufata? Ntabwo ndibuze kumubona, mama ni umugome. Umwana ako kanya ikiniga cyaramufashe, atangira kugwa mu mazi. Mbega ibibazo. Umwana nuko byagenze, yatangiye kugenda yoga mu mazi, ubuzima bwe nuko byagenze. Mbega agahinda. Kera kabaye barakureka urubote rumwe rw'uyu mwana rwatangiye kugenda rutemba mu mazi. Ukurikire kuko kakana kari karohamye. Iki ni ikimenyetso kisimusika cy'uko uyu mwana yari amaze kugwa mu mazi. Aya mazi atangiye kumujyana, mu gihe mama we yari yikomereje urugendo rwe yigendeye, asize umwana we. Mbega mwababyeyi mwe mwisubireho rwose. Sasa wa mudamu, umugabo waramujyanye, barakureka rwose aho bari bageze kure cyane. Mbese yuriya mwana, ntabwo uriya mwana bari bizeye yuko ari buze kubafata, ariko uyu mudamu ntabwo azi yuko umwana we ibyo byarangiye. Ntabwo azi yuko umwana we yaguye mu mazi. Wapi rwose. Yahuye n'uyu mugabo aramushuka ati tugende nkureke akarushyo, ariko akarushyo uzakabona. Ese akarushyo murakazi? Niko mugiye kubona rero, hari igihe umuntu ava mu byo arimo
ko agiye gushaka akarusho koko bidatinze akakabona, ubundi akarusho ni birenze kubyo ubona, si byose ukeka ko ari byiza ariko nanone byaba bibi mu ruhande rumwe cyangwa se urundi, si byose. Ndetse uyu mugabo ati rero my love, ndabona rwose umeze neza, sibyo? Ngaho rwose vayo umfate, tugiye kugenda rwose twishimane tumere neza, sibyo? Ikindi kandi nta akarusho wari ushaka ngiye kukaguha, ugiye kubibona rwose, sibyo se? Umukobwa urahangaha nawe uyu mudamu ati rwose nta kibazo, akarusho se, akarusho rwose ntacyo bitwaye, ubwo ngubwo niba ariko ushaka kunyereka ntacyo bitwaye rwose my love wanjye, ndagukunda cyane. Ndebere rwose bageze ahangaha, ubwo ni ibyabo byatangiriye ahangaha ku muhanda. Uyu mudamu sasa ari kwitegereza hano ku mugezi, yagiye kubona abona urukweto rw'umwana we. Mana yanjye, kandi kari kagiye gukubitirwa ahangaha, ariko uyu mudamu ati ndekura nigendere, reka mbanze ndebe biriya bintu ndi kubona ni ibiki. Umudamu ndetse uyu mugabo ati bigenze gute se, kugiye bigenze gute kuri kugenda uri gutaragurika, wagize icyaha kibazo? Umudamu araza kugira ngo arebe, ati ntabwo bishoboka, urukweto mbonye ahangaha cyangwa akabote k'umwana wanjye. Umudamu araza yitegereza neza, akabote yaramaze kubona. Sasa ukurikire, yaramaze kubona yuko umwana we yapfuye byarangiye. Yatangiye kugirira impuhwe umwana we, ari uko ari kubona yuko umwana we yapfuye. Araza afata urubote, ati urubote ntabwo ari urw'umwana wanjye, uru rubote rwageze hano gute? Umudamu ahita arutora, ahita arujyana kugira ngo arwitegereze neza. Uyu mudamu yari yabivumbuye rwose yuko uru rubote ari urwo yaguriye umwana we, abone ko rwose umwana we yarohamye hano, kandi kugira ngo avemo mbese atari ibintu byoroshye, ntabwo byari byoroshye rwose. Umudamu ava mu mazi azana uru rubote, ndetse uyu mugabo ati muhobera sheri, byagenze gute? Ndetse uyu mudamu ati uru rubote ntabwo ari urw'umwana wanjye, umwana wanjye uru rubote ni urwo namuguriye, wasanga urundi ubwo akirwambaye, ahubwo ntangiye kugira ikibazo cy'uko umwana wanjye ashobora kuba yaguye mu mazi, ndetse ntabwo ubibona. Ndetse uyu mugabo ati ariko baby, ibyo wabyibagirwa koko, ubundi ibyo ngibyo urabitekereza bizakumarira iki? Tuza umere neza, ibyo by'urubote byibagirwe kuko ntacyo byamara, ibyo byo ugomba kubimenya, nta kibazo na kimwe ugomba kugira, si byose? Nta kibazo na kimwe, tuza umere neza. Ikindi kandi uriya mwana ubwo se ntabwo agomba gupfa, kandi nzi yuko uriya mwana atajyanwa n'uriya mugezi, erega uyu mugezi ni muto. Ikindi kandi nubwo yagenda tubayeho neza, njye nawe nta kibazo, ibyo ngibyo ntabwo binatureba, twe kubitekerezaho cyane, we no kubitekerezaho cyane, mbese we kwisiteresa, biriya rwose nta bintu bihambaye birimo. Ndetse uyu mudamu atari ko nyamara ushatse wanyumva, none se kubera iki umwana wanjye ndi kubona uru rukweto ruri ahangaha ruri kugenda ahangaha mu mazi, ubwo byagenze gute? Buriya ntabwo yapfuye. Ndetse uyu mugabo ati baby, byihorere rwose, ibyo ngibyo witekereza byinshi, ibyo by'umwana ngo yapfuye, erega byihorere, ntabwo yapfuye. Urase ayobewe ikibi n'icyiza, erega ubu tekereza ku buzima tugiye kugenda tukiberamo, njye nawe tumeze neza, wowe kujya mu bintu rero byo gutekereza umwana wawe n'ubundi wamusize umureba. Nese twigendere, va muri ibyo ngibyo, uramuto tugende. Umudamu ati shuwa sheri, wareka nkajya gushakisha hariya mu mazi nkarebe ko basi umwana wanjye ariko yaba ari. Ni ukuri pe, kandi aka gatekerezo ndi kuzana ni keza, nyumva ni ukuri pe, ibintu ndi kukubwira ni ukuri. Ariko umugabo ibyo byose nta na kimwe yumvaga, nta na kimwe rwose yaragutekereza. Ati ariko ubundi reka nkubaze, kuzi ukuntu twapanze gahunda zacu tukemeranya ko njye nawe tugiye kujyana tukajya gutangirana ubuzima, nubwo byatugora ariko tukagerageza, kubera iki ukunzanaho ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye gushaka umwana? Ibyo njye nawe twabyumvikanyeho, ibyo byose byibagirwe, tujye mu byacu. Uranyumva neza? Uyu mugabo ati ubwo vuba tugende, witinda, biriya by'umwana byihorere, nese ubundi apfuyeho, ubundi wamusize uzi yuko azabaho maze akakugirira umumaro, n'ubundi wamusize umureba, ndetse wari uzi n'impamvu ubikoze. Rero ibyo byose gukomeza kubitekereza kuko ntacyo byakumarira, si byose. Ngaho banguka, urira moto baby, sibyo? Ibyo byose byirengagize ndetse wikomeza kubitekereza, erega ndagukunda mukunzi wanjye. Umudamu yarabyemeye, ariko agenda rwose atanyuzwe bitewe n'amagambo uyu mugabo yarari kumubwira, ariko nta kundi kuntu yari kubigenza, ntabwo ari kuva mu maboko y'uyu mugabo ngo bikunde, kuko ahantu bari bageze ntabwo wapfa kuhava gutyo byoroshye.
wapi rwose. Ndetse bidatinze uyu mudamu ndetse n'umugabo barashiburira moto, ndetse uyu mudamu ntabwo yigeze asiga uru rubote, yise arujyana twa tubote duto bagurira abana, mbese twa tubote duto abana bambara. Aka gabote karakana karagakundaga cyane, kakundaga izi nkweto ku rwego rwo hejuru. Ari nayo mpamvu uyu mudamu yafashe umwanzuro wo kugurira umwana we bote, ariko kuri inshuro ibintu byose yakoreye umwana we hise abyirengagiza, amusiga mu mazi abira, bigera n'ubwo umwana amazi amutwara. Uriya mwana ubwo mu bigaragara ibyo byararangiye, ubwo uriya mwana twavuga yuko pe ari amazi yamwishe byarangiye, byose bitewe n'uyu mudamu. Reka mbabwise ukuri pe, abantu mumeze gutya, abantu mukora ibintu bitari byiza nk'ibyo uyu mudamu yakoze, muzabona ingorane. Ntabwo se wakora ibintu bibi ngo bizaguhire. Katuze kureba akarushyo uyu mudamu yaragiye gushaka, niba yarakabonye koko ako karushyo ashaka, ariko benshi ntibibahira, bakunze guhura n'ingorane. Sasa barakwereka urugendo rwarakomeje, bakora urugendo runini cyane, rwari urugendo rurerure ku buryo rwose gusubira ahantu yari avuye uyu mudamu no kwibuka inzira baciyemo cyari ikibazo. Ukurikire bakomeza kugenda bakora urugendo runini cyane. Bega umudamu asize umwana we ngagiye gushaka umugabo. Ese ubundi mu gihe ufite umwana, ubundi uko umuntu ashaka kugira ngo n'ubundi aba afite umwana, uratekereza ko umugabo we ugiye gushaka atakubyaza mundi, none se nawe ubuzamuta? Rwose ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Abadamu mukora utwo tuntu ntabwo aba ari sawa. Guta umwana wawe ni ukuntu rwose mwababyeyi mwe. Umwana avuna, birabaza rwose kubona ababyeyi bakora amakosa nk'ayo ngayo, bagasiga abana babo ngo bagiye gushaka abandi bagabo. Ndetse sasa bakigera ahangaha uyu mudamu akomeza abwira uyu mugabo ati nyamara sheri, none se tugiye hehe ko twakoze urugendo runini cyane? Ndetse uyu mugabo ati rero mu rugo ndibuze kwakwereka, ariko nahangaha ruguru. Ese uri kuhabona se? Dore twahageze. Uyu mudamu ati sheri, ahangaha se ni wowe mbwiye se? Uyu mugabo ati nyine nahangaha. Nese utekereza yuko hari ahandi nakubwiye? Dore nahangaha ni iwanjye ya etaje nakubwiraga ko mfite, ntayo mfite, kuko reka nkubwize ukuri, waje ushaka akarusho, rero ugiye kukabona. Rero n'uru rukweto rw'umwana wawe waje ufite uzajya ukomeza kumwibuka. Wapi rwose ndibuze kurukwaka, tuza. Ndetse uyu mudamu ati reko sheri, waretse kumbwira gutyo koko? Uyu mugabo ati se none nkubwize ukuri, wasize umwana wawe utamubona, uremera umusiga mu mazi abira. Ese uratekereza yuko byaguhira? Tuza tubane, sibyo? Ikindi kandi nakwibutsa nuko koko uru rukweto nubwo nakomeje kugenda nkwakanya ngo ntabwo ari urw'umwana wawe, ni urw'umwana wawe pe, yapfuye byarangiye. Ibyo waje ushaka rero ugiye kubibona. Ndetse uyu mudamu ati ndigendeye. Sasa uyu mugabo ati urajya hehe? Ko wageze ahangaha si akarusho wari ushaka, ugiye kukabona rero. Tuza uhame hamwe mwabadamu mwe rero. Reka mbabwize ukuri, mukunze gusiga abagabo banyu bamwe na bamwe, barabikora rwose ngo bashatse abandi bagabo, ariko rimwe na rimwe uzahura n'ingorane zingana n'izi uyu mudamu yaje guhura nazo. Gusa icyo ngusabye, uze kureba iyi filime ugere ku musozo wayo, uze kwirebera ukuntu byaje kugendekera uyu mudamu. Sasa uyu mugabo atangira amubwira ati reka nkubwize ukuri rero, ahangaha ni ukugendera ku mategeko, amahame ngiye gushiraho ugomba kuzajya uyagenderaho. Uranyumva neza? Umugabo nubwo atangiye kugenda abwira umudamu we, uyu mudamu yumva rwose bitangiye kumucanga. Ati ibintu uyu mugabo ari kuvuga ni ukuri cyangwa? Ndetse uyu mudamu atari kundi baby wambabariye, kundi twashira kumbwira neza, nta kibazo, kubera iki utangiye guhinduka? Ndetse uyu mugabo ati se nari nahinduka? Uraje umbone koko ndahinduka ubibone? Shana iki kibote nakubwiye ngo kimpereze, urakitungamiye iki se? Uraba ugifite ngo ibingibi biramara iki? Atansiyo, uru rukweto ndagenda ndubike kure aho utazarubona. Ikindi kandi ndagira ngo umenyeshe ko nakuzanye mu gihugu cya kure, nta n'ukuntu basi wanyura ahangaha ngo uragiye, ubuse wanyura hehe, wamenya twanyuze hehe? Ntabwo byakunda pe, ubyibagirwe. Ikindi kandi ugiye kujya mu rugo, uzajya ibiryo uzajya urarya ni ibiryo nakugeneye, ibyo natekereje ko uraza kurya, mbese uzajya uranarya ku gihe. Uranyumva neza? Nzagenda kugerera, ako niko karusho wari ushaka rero, ngomba kukaguha ndetse nkakaguhata koko, sibyo? Ndetse uyu mudamu atari kubundi wambabariye, kuzi yuko n'ubundi nagusanze ngukunda, uwo mutima mubi uwukuye he? Ndetse uyu mugabo ati zamuka hariya niho mu rugo, wabibonye?
nta etaje mfite, dore inzu yanjye ni iriya, wabibonye kandi urwo rubote dusange handi nkubwiye. Umugabo akomeza kubwira uyu mudamu nabi. Uyu mudamu akomeza gutakamba ati basi wambabariye ko ndi kumva n'inzara nyinshi, basi wagerageza nkareba uko narya, atari ko ubundi nkudimbagure nkukubite tumuka vuba agenda zamuka. Umudamu nuko byagenze yatangiye kukabona koko. Mujye mwanga abagabo banyugo mugiye gusanga abandi, ese wibwira yuko uwo wanze ibyo umwangiye undi watabifite? Anya reka mbabwise ukuri rwose, ako kantu ntabwo kaba ari sawa kukwanga umugabo wawe ngo ugiye gushaka undi, maze rwose usige umwana wawe asigaye mu mazi abira nkariya agende rwose birangire uruzi rumutwaye. Rwose ako kantu mwabadamu mwe mwisubireho, ntabwo ari keza, sibyo? Mukunda abana banyu, mbese mukunda imiryango yanyu, nicyo kiza cy'ingenzi. Sasa uyu mugabo yazamutse afite, ukurikire ni imfunguzo, ni kontake ya moto, azamuka rwose ayifite ndetse n'imfunguzo z'inzu ye. Undebe rwose ahantu yabaga, ariko araza abeshya uyu mudamu ati ubundi ngewe inzu yanjye ni etaje, mbese uzabaho neza nta kibazo. Sasa ubuzima nibwo butangiye, uyu mudamu nibwo agiye kurogereta koko, akabona yuko uyu mugabo yamwibesheho, sibyo se? Sasa barakoreka uyu mudamu ubwo yarageze hano mu rugo, atangiye mbese kwita ku mugabo we ati bangutsa ifunguro vuba vuba, undebere ati bangutsa ko watinze, ubundi igihe watekeye. Yarazanye amasahane abiri, iy'umugabo we ndetse n'iye. Uyu mudamu azi ngo mbese bagiye kubaho mu munezero, azi ngo mbese ni muri paradizo, ariko ari kwibeshya cyane, ntabwo byakunda. Sasa umugabo yatangiye kurya, atambiye abona rwose uturyo ni dukeya, abona umudamu we aracyafite ibindi biryo, ati bizane ibyo biryo, bizane bizane, nibagiwe, zana vuba vuba atanziyo. Siko nibagiye kukubwira, nibutse, uzi ujye gufata umuhoro rero ujye guca igitoki hariya hepfo, nicyo uri buze kurya. Ndetse uyu mudamu ati so none se sheri, none ko binyatse ndahaze. Uyu mugabo atangira guseka, atari ko ubundi nkubwiye ngo iki, ariko ntawumva mvuze ngo iki, sinkubwiye ngo igitoki nicyo uri buze kurya. Genda ugerageze ufate umuhoro ujye guca igitoki, uteke ibiryo byawe urye, kandi nabwo nubihisha nshonje nabyo ndabirya, ugire vuba vuba. Uranyumva neza? Ugende hariya hepfo mu kabande uca igitoki, nicyo uraza kurya, kuko wowe ntabwo wemere kuba warya umuceri pe, amakaroni, umuceri, inyama, mbese n'ibindi biryo byiza uzi, ntabwo ugomba kuba wabirya. Umudamu nuko byagenze. Undebere, umudamu atangira kubyumva, umugabo ari kumuha kondisiyo ati n'undi munsi sinzigera nongera kubona uri kurya ibiryo nk'ibi ngibi, ibi ni njyewe nyine ugomba kubitekera, ni njye bikwiriye. Uranyumva neza? Ndetse amagambo ari kukubwira, ibyo nkubwira byose ubizirikane, ubishyire mu mutwe wawe. Uranyumva neza? Umudamu ati ibi bintu uyu mugabo ari kuvuga ni ukuri cyangwa ari kubeshya? Ati ni ukuri nyine. Ese urumva nakubeshya? Ubizirikane rwose niko kuri. Umugabo urahangaha nta mikino, ntabwo waza umutetaho, atakira umuhoro ahubwo utagira ngo ndi kukubeshya. Fata umuhoro vuba vuba ugende ujye guca igitoki uze uteke. Kandi uyu mudamu yari afite ikibazo cy'inzara, yari afite rwose inzara yari yamukubise, ari kumva yuko agiye kurya, ariko umugabo ahita abimwaka. Ariko n'ubundi ni akarusho yaraje ashaka, none arakabonye, atangiye kukabona, ati jya hepfo mu mubande uca igitoki ubundi uzuteke. Ubwo agahinda nibwo gatangiye koko, ati ahubwo ihute ko ndi kubona ukicaye ahangaha, igihe navugiye uba utagiye. Ndetse uyu mudamu atari ko baby wambabariye koko, basi buka yuko ngukunda baby wambabariye. Ndetse uyu mugabo ati nyamara urakomeza kumbwira amagambo menshi, ndaza kuguceka, uranyumva neza? Ntaza kukumerera nabi, hita ugenda, genda rwose ujye gukora ibyo nkubwiye maze uzuteke, nta bindi rwose, nta magambo yawe nkeneye, nyumva neza ibyo mvuga ndabizi, tumuka vuba vuba. Umudamu nuko byagenze, byarangiye ahagurutse aragenda. Uyu mugabo yaramaze kumubwira ati genda rwose ujye kwirwanaho. Bega agahinda ati sheri koko urabikoze, ariko genda, ibyo si kumbwira sheri, ibyo bya sheri barabirya, nta n'isoni wowe uta umwana wawe amazi akarinda mutwara ngo uri kuza kunyita sheri. Muri si ubwo rukundo nkunda, ukigeze ukunda umwana wawe ntamenya ko ari urukundo nyabaki, wapi rwose uri kumbeshya. Umugabo uri ahangaha yasigaye ahangaha rwose ari kwisekera, mu gihe uriya mudamu we byari byamucanze. Sasa ndakora iki? Umudamu byamucanze, byamuyobeye. Umudamu nuko byagenze aragenda, umugabo nawe asigara ahangaha.
sasa umudamu n'inzarani yose yagiye gushaka igitoki umugabo yamutumye. Iki gitoki koko bazi nta n'imine kirimo, bazi ngo mbe narya, ubu se kuko kirashya ryari? Ntebera koko kandi nacyo burandi buze kugihisha avuga ngo agiye kukirya. Ubu se koko ubu se ndagiteka cyose, ubu se nanone n'igiteka cyose ejo nzarya iki cyangwa ejo bundi? Ni ikibazo rwose. Umudamu ari gutekereza ibibazo byinshi afite mu mutwe we byamuyobeye, ndetse ari gutekereza ikintu ari buze gukora nta gisubizo afite. Wapi rwose, niko ari gukora ibi byose ari kurira ati ni ukuri umugabo wanjye ni umugome, umuntu urahangara agakora ibintu nk'ibi ngibi nta keza ke rwose. Mbega umugabo w'umubi, mbega umugabo w'umugome, mbega agahinda. Umudamu nuko byagenze akomeza kurogorita ari kubuka ibintu byose umugabo we yamukoreye, ndetse n'ibintu byose yamubeshye, ndetse n'ukuntu yemeye agasiga umwana we akaza amusanze, ariko byose bikaba iby'ubusa. Sasa umudamu yaciye cya gitoki arakijyana, ubwo agiye guteka, ariko nanone urebe ibyabaye. Kumbe akimara kugenda umugabo we yizaniye indaya mu rugo. Undebere rwose wa mugabo ntabwo ashobotse. Wapi rwose, barakurika rwose iyi ndaya yari iri mu rugo iti shanda gushimiye cyane, wakuze cyane, ni ukuri pe. Tuzabona n'ejo, ejo rwose ntabwo nzigera ntinda kongera kugaruka nta kibazo. Ubwo iyi ndaya yaragiye. Sasa ikigenda ukurikire iyi ndaya yatangiye kuza iramutsa uyu mudamu ati hayi, ndabona uvuye guca igitoki, gira vuba iteke mu kanya ndibuze kugaruka base harubwo nakongera kuryaho. Mbega akindaya kashobotse koko. Indaya imaze kuvuga ayo magambo irikomereza yigendera rwose. Uyu mudamu akibibona ati ariko sheri reka nkubaze, kubera iki koko akora ibintu nka biriya? Kwifata ugakora ibintu nka biriya koko byakumarira iki? Reba nk'uriya mudamu uvuye ahangaha ko ikibira byose wabikoze. Ndetse uyu mugabo ati se ibyo nakubwiye, narakubwiye ngo ni akarusho waje ushaka, nese se uri kukabona? Ntabwo njye mu buzima bwanjye njya mbeshya pe, ibyo nagusezeranyije rwose pe ndi kugena mbiguha, ndetse ntabwo nari nabiguha byose ngo ubibone, ariko gusa ndagira ngo nakumenyeshe yuko ntabwo ryoshye nk'uriya mukobwa pe. Ibyo byugomba no kubimenya, ku buryo igihe ntakifatira umwana nk'uriya ngo ngene ndyamane nawe. Ikindi kandi reka nkwiyame, ntuzigere wongera kumbwira amagambo nk'ayo ngayo mu gihe usanze nibere muri gahunda zanjye. Ibyo byo ubizirikane, sinzongere kumva amagambo nk'ayo ngayo uri kuza kuyambwira. Uranyumva neza? Tutazashwana, ubishyire mu matwi yawe ubyumve. Wa mudamu we atansiyo n'umunsi wa rimwe ubishyire mu mutwe wawe, ntuzigere wongera gusohora amagambo nk'ayo ngayo uri kuyambwira. Ibyo nkora mbambizi, urumva bebe? Urabyumva neza? Umugabo urahangaha akomeza atera umugoba uyu mudamu. Mana ishobora byose ati n'undi munsi ndigenga, ndetse ibyo nkora ndabizi, waje ahangaha ndetse ntiwanahava ngo bikunde. Ubwo rero ahangaha uri ni nko muri gereza. Icyo urusha abari muri gereza nuko ujya hanze rimwe na rimwe utumye kuzana ibintu gitoki nk'uko bigenje, ariko naho ubundi ugomba kugendera ku maheme yanjye kandi ugakora ibyo ngutegetse. Uranyumva neza? Ikindi kandi ubu umaze gusonza bitewe n'imbaraga amaze gukoresha, genda uteke vuba vuba, ndetse ujye handi nagutumye. Uranyumva neza? Ubikore mu minota mike gusa, ntuze gutinda, kuko nuza gutinda biraza kukubera bibi. Umudamu yatangiye kubona yuko ibintu yagiyemo atari ibintu byiza, atangira kwicuza. Atari ko ubundi sheri ni wowe uri kuvuga ayo magambo nk'ayo ngayo? Ndetse uyu mugabo atigira vuba vuba ahangaha, ibyo mvuga ndabizi. Hane soni wowe, urasanga njyewe ndi kwirira umwana ugatangira kunzanaho umunwa hose uri kubona uhuje nawe? Ujye wireba maze nurangiza nawe umurebe maze uvuge ngo murahuje. Yagera gusa n'undi munsi sinzigera nongera kumva uri kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Gira vuba vuba, si ibyo nkubwiye ubikore vuba. Nta n'isoni. Umudamu inzara yari yamukubise agize ngo ajye no guteka basi arye. Umugabo arangije rwose amukorera akantu katari keza nk'aka ngaka. Mbega agahinda. Umudamu agenda kakomeje kuba agahinda, akaga kakomeza kuba kaga. Sasa ari kugenda ahangaha atangira kugenda atora imyenda y'imbere y'abadamu babaje ahangaha mu rugo rw'uyu mugabo. Umudamu yaramaze kumirwa, bimaze kumuyobera ati ntabwo bishoboka. None se koko nkisutiye koko yageze ahangaha gute? Ninde wayizanye? Kumbe wa mudamu ukurikire atangiye gukura, niko ari kugenda rwose yigira imbere, atangiye kugenda asaza, imyaka iri kugenda imujyana.
sasa yeje ahangaha ari kubaza umugabo we ati ariko ubundi sheri kubera icyo wakora ibintu bimeze gutya, amaze gukora namwe muri kubibona, ati uyu mwenda mbonye isutiye ni yandi, kuri iki kuko ukomeza kungora umunsi ku munsi, nawe reba rwose ibintu uba wakoze. Wa mugabo nawe ukurikire ibyakomeje kuba, yafashe yasutiye, uyu mudamu yaratangiye kumwataka ati ibyo bintu koko wakoze ni ibiki, iyi sutiye ni yande. Sasa uyu mudamu akibivuga hari uhise aza aho ngaho, ese ninde? Ni umukobwa nanone. Uyu mukobwa muramuzi, wa undi basanganwe. Urebe rwose ukuntu uyu mudamu atangiye kugenda acupira gake gake, ndetse uyu mukobwa atangira avuga ati ngende umugore w'uyu mugabo, ndetse uyu mudamu agiye kuvuga, ndetse umugabo aravuga ati tuza ceceka ntuvuga amagambo menshi utaza guhura n'ingorane. Uranyumva neza? Dore uyu nguyu rero niwe wagusimbuye. Uyu nguyu muri iyi minsi niwe usigaye arandyohereza, niwe usigaye arakora buri kimwe cyose, asigaye aranshimisha ntaho muhuriye. Urareba ukuntu ari mwiza, reba iminwa ye taye nziza, ntaho muriye pe. Umaze kuba nabi, ahubwo bibaye byiza iyo sutiye genda uyifure, sibyo? Kandi ntuze gutinda, genda uyifure hakiri kare, uyizane yumye, ugere kwifurira iri hepfo mu mugezi. Siko nkubwiye ubikore neza, ntuze kubikora nabi. Iyo sutiye uyizane imeze fresh. Ikindi kandi sheri, erega mba ndi gukora utuntu twiza, nta karusho waje ushaka, kandi ugomba rwose kuzava ahangaha ukajyanye, sibyo se? Ntugire ubifata nabi. Ndetse uyu mudamu atari kundi sheri, kubera iki wakemeza kumbabaza bigeze ahangaha? Ndetse umugabo atari ko reka ubwire wa mudamu, ntabwo ari kukubabaza, si akarusho, siko waje ushaka, gute ntakaguha akarusho? Muri kukumva akarusho? Abantu mwese mujya gushaka akarusho, akarusho koko muzakabona. Nta muntu wagiye gushaka akarusho ngo akabure. Sasa uyu mugabo ahita yifatira inana ye ati genda ukora ibyo nkubwiye, dore rwose uyu mwana tugiye kujya mu byacu, ubwo uwo mwenda niwo ari buze kwambara atashye, ihute vuba vuba. Umudamu noneho iyo ataza kubikora yari gukubitwa, noneho akenda gupfa. Bizu sheri, ese byo ubundi ni wowe wanjye? Kiriya kintu mbona kimeze nk'ingurube, ura nta mugore murimo, nta mugore rwose uri kubona uriya muntu ukabona afite isura. Mbega umudamu yakomeje kwicuza, ari kwicuza impamvu yatumye rwose asangana n'umugabo umeze nk'uyu nguyu, ariko byose bibi by'ubusa. Ati kubera iki koko natekereje ibintu nk'ibi ngibi? Umudamu yahise amanuka agiye gufura uyu mwenda, kandi ni umugabo we umubwiye ngo najye kuwufura, kandi iyo atabikora nanone ntabwo yari kuraramo, byari kurangira nanone uriya mugabo amwishe. Agenda afite intimba ku mutima, agenda ababaye. Ati kubera iki koko ibi ngibi nibyo naje gushaka? Umwana wanjye naramusize, umwana wanjye yarapfuye byararangiye, ubu ngubu hari ntabwo nzigera nongera kumubona. Sasa nta nubwo wa mudamu yagiye wenyine, ahubwo uyu mugabo yaramuherekeje ati ahubwo utaza kunshika, bikore ndi kureba, unawe umese ndeba, ubikore fureshi. Ubwo uyu mudamu yaraje kumesa umwenda wa mana yanjye. Undebere rwose ibintu yaraje gukora, wa mukeba we. Abantu bazima bakora ibintu nk'ibi ngibi byose niwe wabyiteye. Ati bikore neza rwose, si byose erega ibyo wari ushaka rwose warabibonye, akarusho uri kukabona, si ubibona se? Bikore fresh, ubikore neza, nta kibazo kibirimo. Ikindi kandi unsuzugura, ugomba guhura n'ingorane, ugomba kubikora neza. Umudamu yarabyemeye arabikora, kandi abikora atuje n'umutima mwiza. Hari igihe ugera mu kibazo uti nyamara nta kundi kuntu byagenda, reka ntuze umugore wanjye, umugore mwiza, wawu urareba sha ni wowe wanjye rwose, uri uwa mbere ukanikurikira. Umudamu ari gukora ibi ngibi byose mu gihe umugabo we yifite inana hariya ari guhereza keya. Ati ubundi ni wowe wanjye, ibintu byose rwose ubinkorera fureshi, ubinkorera neza cyane. Sheri, nta kibazo na kimwe ugomba kugira, ntukagire ikibazo ngo ureke kumbwira, ujye urambwira byose, sibyo? Nta kibazo na kimwe ugomba kuzagira, nta n'ikintu na kimwe ugomba kuzamburana. Ikindi kandi uyu nguyu ni nk'umukozi wawe, uzajya uraza widagadure uko ushaka, imyenda uyanduze, amashuka uyanduze, azafure, sibyo? Uyu mudamu byose ari kubyumva, ariko uyu mudamu afite umutima ukomeye, arundi rwose yakiyahura bikarangira. Ariko nanone kwiyahura ntabwo ari wo muti w'ikibazo, kuko iyo wiyahuye n'ubundi uba upfuye nabi, ntacyo ubukemuye. Ese ubundi aho kugira ngo niyahure rero nabaho nabi ariko ndiho, siko kuri se? Ni ukuri rwose ibyo ngibyo biruta byose, ubuzima bundi ni ubwa mbere.
nuko byagenze. Mbega umudamu, sasa wa mudamu ibintu byakomeje kwanga, agahinda kakomeje kumwica, ararira ati koko kubera iki koko najyaga he kugira ngo nsange umugabo umeze gutya koko, kubera iki umugabo wanjye none haranyica arambamba neza ndapfa birarangiye. Umudamu ibikomere yahoraga afite mu maso byabaga ari byinshi cyane, urebe nawe ukuntu rwose yabaga asa. Kumbe umudamu yaraje abika kakabote hano mu giti, byanga bikunze igiti ni icy'umuyembe, araza rwose abikamo, yarangiza akaza agafata kakabote k'umwana we, akaza agatangira kwibuka ati uru rubote ni urw'umwana wanjye, aho uri ndabizi rwose ntiwambabarira, narakubabaje, naguteye agahinda kandi ndi mama wawe wakubyaye, mwana wanjye basi uzambabarire. Ashyira urubote mu mutima, mwana yanjye mbega agahinda, aho kugira ngo basi ashyira umwana we mu mutima, ariko urebera rwose ari gushyira muri bote nk'ubwo ari kumwibuka. Kandi ibi byose uyu mudamu yabikoze azi ngo ari gukora ibintu byiza, ariko buriya reka nkubwize ukuri, nta cyaha kitagira ingaruka. Ibintu byose ukora bizakugiraho ingaruka, icyo yakoze gitangiye kumugiraho ingaruka, kandi pe ni ibintu biri perfect rwose, ni ibintu bishoboka, ndetse ni ibintu mbese ni ibintu bihoraho. Ni igihe cyose rwose ugomba gukora icyaha kikakugiraho ingaruka. Umudamu yabibona ndetse yanabyibuka, yakibuka ukuntu umwana we yamukundaga, ukuntu yari umwana umaze kubyiruka, umwana umaze gukura, ati yaba basi ndi kumwe n'umwana wanjye yakantabaye akankura mu kaga nk'aka ngaka ndimo, ariko ibintu nakoze biteye agahinda. Dore umwana wanjye naramusize, umwana wanjye yarapfuye, ndabizi byararangiye, kuko uru rubote nubwo ndubona byararangiye, ariko umwana wanjye rero aho uri, reka ngusabe imbabazi, ndi umubyeyi mubi, nakubereye umuntu utari mwiza, basi mbabarira. Mbega uyu mudamu ibyo byose agakomeza kugenda abyibuka, kugeza ubwo mbese yageze aho asaza agifite uru rubote. Mbega undi rwose byarangiye ashaje, kandi byose rwose ari umugabo we ubikora. Ukurikire uko iminsi yagendaga ihita, ni nako uyu mudamu yagendaga asaza, akaza ahangaha kuri cya giti cy'umuyembe, munsi yaho agatangira kurira. Undi rwose ukuntu inkoni zamushashishije vuba, ibikomere byinshi mu maso, agahinda ni kenshi, ati mwana wanjye warapfuye, byararangiye kandi njye wakwishe, aho uri rero uzambabarire, nakubereye umubyeyi mubi, sinigeze ngukunda uko bikwiriye, mwana wanjye ntabwo nigeze rwose nkora inshingano z'umubyeyi, nakubereye mubi, ndagusiga ndakujugunya, ariko mwana wanjye ndajya nkubwire ko nanjye aho ndi ntabwo ntekanye, simerewe neza, kuko n'ubu ngubu nacitse umugabo wanjye, nje ahangaha kugira ngo basi nkwibuke, ariko byose ni ubusa, kuko kwibuka ntabwo byakungarurira, byose byararangiye. Mbega umudamu ibyo byose yabyibuka, akareba hejuru, agahinda kakamwica, ati basi mana wazankore basi umunsi umwe nkabona umwana wanjye, basi nkongera kumubona basi ubwa rimwe gusa, uzaba unkoreye mana. Ariko uyu mudamu ibyo byose yari ari kuvuga ni ibintu bidashoboka, ibintu yari ari gusaba Imana. Ubundi umuntu wapfuye n'ubundi kugira ngo agaruke biba bigoye, ese ubundi byashoboka? Uba ubyizeye? Agahinda karamuvugishije koko, karamuvugisha, karamutaraganya, kuva hano munsi y'iki kivoka cyari ikibazo. Akomeza kuguma ahangaha, ari nako akomeza kugenda atura iki kivoka amaganya, ati mwana wanjye aho uri koko, basi mbabarira ku Mana, ntabwo nigeze nkubera umubyeyi mwiza, ndetse Mana yanjye ndagusaba imbabazi, sinigeze mba umuntu mwiza, nari mfite inshingano zo kwita ku mwana wanjye nkamurera, ariko ubu ngubu nafashe inshingano zo kujya kwita ku mugabo utankunda, ndetse umugabo utanyitayeho. Mbega agahinda, umudamu atangira kugenda ayora ibitaka hasi, ajugunya hasi, agahinda kari kamaze kumwica. Mbese uyu mudamu yaramaze gusaragurika, ibisazi byari bimaze kumugera habi cyane, bitewe n'ukuntu yakoze amakosa, agata umwana we, ndetse agize ngo asanze uyu mugabo ngo bazabana neza, bikarangira byanze. Yakomeje kurira cyane, ati koko Mana wazankoreye umunsi ukankorera umuti basi ubwa rimwe gusa nkabona umwana wanjye. Ariko ibyo byose ni ibyifuzo by'umutindi, ngo umutindi arotarya. Uyu mudamu nawe ibi rwose yari ari kwifuza, byari bigoye. Reka mbabwise kuri pe, abantu mukora ibi bintu, niba uzi yuko nabikoze, uzagira ingorane zikomeye cyane, uzahura n'ingaruka. Ntabwo wata umwana wawe
ngo bigere n'ubwo apfa mbese ugende utuze umere neza umenye ko rwose uzagira amahoro. Ntabwo byakunda rwose, uzahora wihisha, buri gihe cyose bazahora gushakisha wihisha bitewe n'ibyo wakoze. Sasa umudamu urahangaha yatangiye kugira ubwoba. Ese ubwoba yaratangiye kugira n'ubwiki? Kurikire umudamu atangiye kugira ubwoba ati koko nk'umugabo wanjye ansanze ahangaha n'ubundi ko naba nanone ngiye gupfa, aramutse nsanze ahangaha byaba bibi cyane, ahubwo reka mpaguruke ahari mva ahangaha. Ndumva rwose ibi bintu bikomeje kunyobera, bikomeje kundambira, n'undi mwana wanjye aha ntabwo ari buse kugaruka, areka ngende mva ahangaha. Gusa mu buzima niko bigenda. Umudamu ahangije aragenda, gusa nubwo yagiye ntabwo yari yishimye. Yarakuvuga ati koko ubu ngubu ningera mu rugo undi umugabo wanjye ntari buze kunyica. Aha urubote kanongera ndushyira ahangaha, ahari ku munsi w'ejo nzongera ngaruke nze ndebe. Ariko se nanone urubote we yakitegereza urubote ati n'ubundi uru rubote ni umwana wanjye, iyo ndubonye ndamwibuka. Kurambika hano hejuru byari byamunaniye, atangira rwose kugenda arwibuka ati mwana wanjye uru rubote ni urwibutso wansigiye, nzakomeza ndurebe igihe cyose rwose nzaba ncitse intege mbuze imbaraga, nzajya ndureba ahari imbaraga zizajya ziragaruka, ahari bizakunda. Gusa mwana wanjye rero aho uri nizere kumeze neza. Mwana wanjye rero ndagukumbuye, mama wawe aragukumbuye ndetse mama wawe aragukunda. Uyu mwana wanjye mwana wanjye disi. Umudamu ararwambara, yaramaze gusaragurika, yarabonye rwose kurushyira ahangaha hano hejuru nanone ntacyo biri buze gutanga. Ageze aho ararwambara, ubwo bivuze yuko yambaye umwana we, ariko byose ni iby'ubusa, n'iby'ubwende ntacyo byatanga. Ararira arihanagura ati n'ubundi mu buzima niko bigenda. Bizagenda gute uyu mudamu ko turi gukomeza kubona bikomeje kugorana? Ese undi mugabo we ntabwo ari buse kubimenya ibi byose noneho bikaza guhita bizambira rimwe? Reka mbabwire ko episode ya mbere turi kureba, mukenye turaza gukora muri episode ya kabiri tuze kureba ubuzima uyu mugabo yaje gucamo, tuze kureba byinshi. Ese azabona umwana we kari gusaba Imana ati Mana uzamuze n'umwana wanjye? Ese wa mwana yaba atarapfuye, yaba ari muzima? Akora iki ubu ngubu? Ni mukanya ntuze gucikwa. Ndabakunda, ciao ciao.